uri conscient ya message noneho undi nawe akaza guhimba iyo kumusubiza hari igihe ibintu iyo ngiye kubivuga muri terme technique ashaka kukubwira ngo bafite uburwayi hari igihe abantu barwara ntitumenye ko barwaye kandi bafite ikindi kibazo kiremereye nkaho urugo ari ugukanda buto giye n'umugabo tukisanga turi Copacabana turyamye ku musenyi ugira ingeso y'inkene ukayikeneramo kuba abantu baba bafite ibintu baba badafite ibintu cyangwa se wiyumva ko wihagije nta muntu wihagije ubaho uvuga ngo umuntu akenera ubundi tujya kubana twari dukwiye gukura mu mutwe kumva ko tubana kubera ko ufite imodoka kubera ko uri mwiza kubera ko ufite umuryango intego yacu ntibe ibintu intego yacu ikaba kubana kuko biryoshye ko tubana mu kubana kwacu niho haza nyine ko twahuza nakugira inama wangira inama wamfasha mu kazi wanyorohereza tukasinzira tugafatanya kurera abana tugafatanya no gushaka ibintu so abo bantu rero bashyira ibintu imbere nkaho ari byo bituma uyumva ko ndihagije n'ubundi na kera hari abantu babaga bakize mu muryango ahubwo kera byashoraga no kuba impamvu umugabo akakubwira ati ibintu byose birahari none urashaka iki agashaka undi mugore kubera ko ibintu birahari agashaka n'undi agasoza akakuzuza abagore be kandi bakabana neza bakabana amahoro ni story za kera tuba turi kugenda tuvanga ni stories uyu munsi aho uyu munsi ngira ngo kubera ko abantu bajijutse cyane nibwo dusigaye turi kubona ibibazo ibyariho kera tuba abantu twabifataga nk'aho atari ibibazo uyu munsi tukaba tubona ko ari bwo bibazo nyine na leta igahagurukira kuba yatwigisha ariko nk'uko yabivuze hano kuri Tutitu Jojo TV dukunze kugaruka ku kintu cyo kubaka igihugu cyo gukunda igihugu duhora tubivuga nk'uko yabivuze ufite umuryango utishimye ufite umuryango wacitsemo ibice ntabwo waba wubatse igihugu nicyo bivuze rero buriya ingingo zose zigenda zigaruka kuri cya kintu cyo guhuza no kuba umwe muri ubu buryo rero kuri we yahisemo gukorera igihugu cyangwa se kubaka igihugu afasha imiryango kugira ngo igire ubuzima bwiza bwishimye urugo rwiza abana banezerewe umwana wanezerewe aniga neza ari umuhanga kuko ngira ngo urugo rurimo amacakubiri abana batangira kuruzinga ubwenge kubera bya bibazo bahura nabyo buri munsi mbere y'uko dusimbuka tujye kure ndashaka umbwire nanone kuri iki kintu n'iryari wemera ko abantu byanze bagiriwe inama barabana bahurana bakansara nyine bahuye n'inama nyinshi zitandukanye zo kubaka urugo n'iryari wemera ko abantu bashobora kuba bafata umwanzuro bumvikanyeho wo gutandukana igihe bombi batabishaka ntabwo babanisha abantu batabishaka badashaka no kumva n'inama z'umuryango hari igihe mwese mugerageza ariko mugasanga abantu bashyizemo code by the way bipfa cyane iyo bombi bumvikanye baharaniye kutabishaka ikindi gihe bigora ni igihe umwe yatsimbaraye akavuga ati ntabyo nshaka impamvu ni nyinshi hari ukuntu umuntu aba afite trauma nyinshi yaba iz'amateka ye ku giti cye yaba ibyo yahuriyemo nabyo mu rugo yaba iki ariko ni bya bindi rimwe na rimwe umuco wacu uratwoblija kutavuga nyine umuco ni mwiza ariko hari igihe twimuka tukajya mu kindi gihe ugasigara mu gihe cyashize bikakwica ubundi mu kinyarwanda bavuga ko umuntu agomba kugira ibanga ry'urugo bagiye babitwigisha inshuro nyinshi hari ibyo batavuga nyabuneka wikwishyira hanze wikwimena inda none ugasanga umuntu agiye mu rugo ahuye n'ibintu biramunaniye twese duhura n'ibintu bishyashya kuko ubu ugiye kubaka urugo ari rushyashya ari bwo bwa mbere ugiye kuba umugore nawe ari bwo bwa mbere aje kuba umugabo rero tugahura n'ibintu bidasanzwe tukabigira muri wa muco ngo wo kutimena inda kandi wari bubivuge wari bubibwire nk'umuntu akagufasha
nk'udutips twatuma urenga icyo cyiciro. Noneho hari abantu babiceceka bakazajya kubivuga, nakwita ngo amazi yararenze inkombe, bitagifite igaruriro. Biragoye kuvuga ko ibintu bitagifite igaruriro, ariko hari abantu rwose bavuga ati nduva noneho ntarwo ngishaka. Ntago wabanisha abantu rero ku ngufu, ariko umuntu ugifite akantu gatoya kavuga ngo ndumva hari icyo nakora, na mugenzi we akaba gafite ahantu kure yavuga ati nanjye basi ngerageje irindi rimwe, noneho mugatangira kubafasha, byakunda. Ariko bibaho ko byanga, bikanga burundu, akakomeza ubundi buzima abaho tu. Bibaho ugasanga byaranze kandi koko baragerageje nyine bagasanga ntibikunda. Hari umugani bajya bavuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe, ariko hari igihe ziyakomanya akavunika. Nyabona rero ngewe niko mbitekereza, aho kugira ngo mugere ku rwego rwo kuvuna amahembe, rwo kuba mwagirana ibibazo, kurwana, kwicana, nanone nibaza ko wa muryango uhoramo intonganya abana ntibawunezererwamo. Wa muryango, umubyeyi, umwana ahora abona mama wakubitwa cyangwa se papa wakubitwa, nabyo dusigaye tubibona. Nibaza ko bitaba byiza, ariko uriya murongo wakabaye ubaho mu gihe twaganiriye, twagiriwe inama, byanze nyine koko tubona ko byanze. Aho kugira ngo babane batongana bahora barwana, wenda divorce, gutandukana, nuko abantu babyita ngo nkaho gutandukana ari ugutandukana burundu. Ariko kera hari akantu kabagaho, ko kantu ko kwahukana, byameraga nkaho umugore agiye mu rugo kuruhuka, na wa mugabo akagira abantu bajya kumusura bakamuganiriza, bakanaganiriza n'umugore ku ruhande, noneho mwazahura mugahura hari akantu gato kahindutse. Noneho kuba mu rugo uhora usubiramo amakosa amwe, n'ubundi muri kwisubiramo, usanga kenshi muri ho muragwiza ibibazo, aho kugira ngo muwe muri kubaka. Ari wa mugabo ntabwo azaba productive, yaba mu kazi yaba hehe, umugabo warayatongana, abana babipfiriyemo, aho yagiye gukora byapfiriyemo. Mbese tuba tubuza abantu benshi, tubuze uwo mugabo, tubuze akazi ke, tubuze igihugu kiba gisenyutse, tubuze n'abana. Aho kugira ngo bakomeze bagire, ntekereza ko babaye batandukanyemo gato, umugore akajya kwitekerezaho no kuganirizwa, n'umugabo akitekerezaho akaganirizwa, bityo mukazahura muri kubaka, aho kugira ngo mubane mutari kubaka, ahubwo muri gusenya. Mwembi murasenyutse, n'abana babakomotseho bariho barapfa, barimo barapfira mu maso yanyu. Ni ukuri nubwo nanga divorce, ariko ntago nakwishimira ko mukomeza gusenya, musenyuka, musenyana, n'abana bapfa, nta kintu mwaba muri gukora. Kuko uzasanga kenshi bari abantu bari mu rugo batumvikanye, baryana, niho uzasanga umugabo akora ibye ashaka, akabaho no kuba yavuga ngo ndihimura kuko mu rugo nta mahoro mpafite. Niho uzasanga umugore nawe yatangiye kumenya bya bigare bimwigisha zangeso atigeze aza mu rugo afite, abana bakabigwamo, abana none bakabura bitaho. Nirinde somo naryo twize, ho kugira ngo nanone mubane muryana, beta ko mwamufasha umwanya mukitekerezaho, noneho mukazagaruka bimeze neza, mu buryo bwo kugira ngo twubake umuryango wishimye kandi unezerewe. Isi hari ibintu byabagaho kera mu ngo, ababyeyi bacu bagiraga umunsi tutakigira na gato, bijyanye no kugira inkera mu rugo. Ugaho wasangaga umuryango apana no mu rugo gusa papa na mama n'abana, ahubwo ugasanga famiye yose. Hari ibyo twitaga, ariko biracyariho, ugasanga ngo nabega, nababanda, nabacyaba, ugasanga iyo famiye yahuriye mu rugo rukuru, abo kwa sogokuru cyangwa se kwa sogokuruza ko babaga bamufite, bagahurira ahantu hamwe bakagira ikitwa inkera, bagatarama. Rimwe na rimwe hakabaho n'akantu gato kuri ibyo, mu rugo rumwe kwa papa na mama n'abana gusa, bakaba batarama bya kinyarwanda, bakabyina. Biriya byo uyu munsi ko tutakibigira mu ngo zacu,
usanga buri wese yihugiyeho naho bataramye ni televiziyo kumva indirimbo za Bruce Melody n'abandi bahanzi batandukanye, ariko abantu batagizemo uruhare rwo gusohora amarangamutima yabo. Byo bivugaho iki uyu munsi kuba abantu batakigira ikintu bahuriyeho kibahuza nk'umuco cyangwa se no guhimbaza Imana? Hari ngo zabaga ziri bukora ariko bavuga twe tugiye gukora igitaramo cyo guhimbaza Imana. Bivugaho iki kuba bitakiriho? Twaranyazwe twaranyazwe no kunyagwa zigahera kabisa. Kuba ibyo bintu bitagihari ni ingaruka z'amateka mabi twagize, ariko ubundi uwo muco wari mwiza. N'ibwami byabagaho, urumva bikava ibwami bikamanuka amavuta agatemba mu ngo, ariko ibyo bitaramo byari byiza. Ni ukuvuga ngo no mu mitekerereze na psychologiquement umuntu mwabyinanye mugasangira ku muheha muba mwasabanye, hari ibintu mubabarirana hagati aho ngaho. Uvuga ngo ayo makimbirane byasaga nkaho ari ibintu twita ubu ngubu nyine tugenda twiga. Hari ibintu tugenda twiga nyine bakabivuga mu Kifaransa cyangwa mu Cyongereza, ukagira ngo ni nk'ibintu by'abazungu bo bagiye ngo mu vacances, ngo bagiye ngo mu makamp cyangwa mu bindi bintu. Ugasanga natwe mu muco wacu byarabaga nyine byitwaga inkera gutyo, bikitwa igitaramo, bikitwa, ariko ugasanga abana bariho barabyina abana bamwe, abahungu batorezwa aha, abakobwa batorezwa aha. Byari ibintu byiza byaformaga umuntu. Cyambere byadufashaga gukorera an equipe. Sinzi niba umbashije inyungu zabyo. Yego, urabona iyo ubyina cyangwa se mutaramye no mu gitaramo, yaba ari ukwivuga cyangwa kuvuga, yaba wowe ukenera abantu bari kugukurikira. Nuvuga ngo ubaho uzi neza ko wowe utihagije, ukeneye abantu. Icya kabiri, niba mugiye kubyina mukeneye, urabizi uri intore, abakobwa ni intore. Yego, nabyo nta iyo kuriya kuntu abantu babyina, buri muntu abyinnye bye mu muco nyarwanda. Abandi indi mico sinzi niba bajya bajyanisha, ariko buri muntu abyinnye bye ntibiryoha. Kwa kuntu muri bubyine ibintu bisa, mukajya inama yo kuza guhuriza hamwe nk'igitego. Twe twabyitaga igitego muri iki gihe, sinzi ni ibitego. Ka kantu k'udufantezi muri buze kuza gushyiramo, ni ukuvuga ngo harimo ikintu mu Gifaransa twita complicité. Yego, ariko urumva byitwa complicité ya hagati y'umugabo n'umugore. Kandi ibyo n'ubundi iyo abantu bataramaga bigaga cyarimwe bakiga icyo kintu. Niyo ngo muri icyo kintu cy'igitaramo nitudahuza ku kantu turi bukore, kwa kuntu mubarira mu mutima. Ari umuntu wajyaga tubaza ngo mumenya gute ko mugiye guhindura. Harimo ubuhanga, habaga harimo ubuhanga bwinshi. Kumenya ngo indirimbo nibitsa hano turahindukira twese, turebe iburyo turebe ibumoso, urebe iyo abantu bakibanza ukuntu umwaza agahura n'undi ukabona ukibaza abantu barasobanyije. So kwa guhuriza hamwe mukagendera hamwe, abaririmba bizihiwe kubera bari kubyina, abari kubyina nabo bizihiwe kubera abari kuririmba. Noneho uwo muntu uri kuririmba ni sogokuru wawe, uwo muntu uri kuririmba ni bopere, ni sobukwe, wowe ni wowe uri kubyina, muteye igitego, musohokanye na muramu wawe na muramukazi wawe. Hari ibintu byabaga ari nka entertainment, mukagenda mukiruhura, then mugasubira mu kazi kanyu. N'umwami byaramufashaga kumanaginga population afite. Abantu iyo babyinnye, abantu basabanye, mwarangiza mukanywa, mukongera mukabyina, abo bantu nta bundi butindi n'ubugome. Nta kuntu ubundi keretse Satani nyine yarwangendanye, ntago wangambanira twahoze tubyinana. Hari ukuntu bivanamo ikintu cy'igitima kibi. Rero muri iki gihe icyo kintu twaragihombye cyane, kuko yari uburyo bwiza. Uyu munsi tugenda gushaka amafaranga di premier 31, umugore wawe araho, umwana wawe araho, nta bintu bihuza umuryango. Mwongere kandi musabane, mubyine,
uvuga ngo niba mu kanya twabyinnye tugasobanya nk'ukandagiye nari ndi gushaka igitego twese tutravaya an equipe uburyo nikosa wakora nshaka ukuntu ndi covering ukamenya ngo hano mbaze nabi ariko hari akantu ndi bukore bakagira ngo naga fantasy kandi nari nabaze nabi ibyo byose n'ubwenge abantu babaga biga mu muryango so dufite rero abana bari gukura birebera cartoon baraho utwo tuntu tw'utubare two kubara utwo tuntu tw'umutima mugari umutima wuzuye kwizihirwa habaho n'abantu muri iki gihe batazi kwishima rero aho ngaho mu muco wacu wa kera twahigiraga kwishima nkanjye wenda nuko utambajije ariko kubera ukuntu byabaga bisaba guseka n'uyu munsi mu muco nyarwanda ugomba kubyina uri guseka niho ugasanga ntago ngewe bingora guseka manzi ko ngomba guseka nyine kuko washidukaga kubera kubyina ugahora umeze gutya wasetse noneho n'ubuzima bwose uravugana n'umuntu uri guseka bikagaruka bikaba ubuzima kubera iki bigenda bitravaya psychology y'umuntu nuko abazungu nyine bafata ibintu byose bakabishyira mu bitabo bakabyandika ariko twanditse twebwe mu muco wacu icyo umuco wamariraga psychology y'umuntu uko umuntu aseka uko umuntu agenda yemye ibingibi by'abamisi bigisha abantu kugira ngo babigishije ibintu bya danje ntabwo wabyina umeze gutya nyine ugomba kwema ibyo byose rero ugasanga umuco twaranyazwe bikomeye ku buryo byafektaga umuryango positivement ku rwego byazanaga kwizihirwa mukabaho mwizihiwe mukabyina indirimbo muzi ngo ni ya mama ni ya papa buri muntu nk'ubu ngubu habajyamo indirimbo agahita ati kanaka ngwino vuba hagiyemo ya ndirimbo yawe so ugasanga biraryoshye mu rugo so twaranyazwe ibyo bintu kuba twarabibuze ariko niba hari imiryango ikibikora felicitation biraryoshye hariho imiryango ikibikora ariko mike umuntu yanafata umwanya wo gushimira kenshi bakabikunda batazi kubikora cyangwa se uko byakorwaga ariko ugasanga batumiye abantu babigize akazi aba professionnel batumiye inyamibwa bajya batumira inyamibwa mu rugo bagatumira inganzo ngari bagatumira nyine aya matorero ahari à l'occasion de rien nta bukwe bwabaye ntabwo ko kantu bakavuga ati muzaze muri famille twebwe twitaramire turabikunda hari famille nk'eshatu nzi rwose zijya nta mwaka urangira badakoze ibyo bintu which is good abandi nabo babyize buriya ni byiza kubera ko muri iriya nkera cyangwa muri kiriya gitaramo iyo umuntu atishimye urabibona mu gitaramo iyo umuntu atishimye urabibona none ukaza no kumenya ngo ko atishimye ndaza kuba namushyira ku ruhande niba hari n'ikintu yatinye kumbwira ngenda mwegera muganire mu provoke bituma mbwira ati mu wenda mu rugo sinishimye bimeze gutya bafatireho n'umwanya wo kubaga kuko urabizi byatindaho gato nabwo hari igihe yishima nyine nubwo atishimye ariko uzi kubona abantu bari guseka bari hari baseka nawe ugira gutyo ugapfa guseka kwikorera ibibazo byawe inyuma ubwo ikintu cyari gitumye nkubaza no kuri icyo kibazo kugira ngo tubwire n'abantu ubwiza bw'ibyahozeho kwari kugira ngo nze gutangaruka kuri uyu munsi noneho umuryango ubona utarimo ibi bintu ese zimwe mu nzira mushobora gukoresha mwigisha abantu kubana neza iyo ngiyo yo ntabwo yaba inzira nziza yo gukemura amakimbirane ni inzira nziza cyane ariko nanone ikintu iyo ari inzaduka ku muntu ko dufite ikibazo urumva u Rwanda rwa kera abantu bataratatana nibo bari bazi ibyo bintu hanyuma batatanye abasigaye mu gihugu ibyo bintu bisa nk'ibyacitse abagiye hanze basa nkaho babikomeyeho kubera ko ari byo bibibutsa umuco w'iwabo ugasanga twese twarangiritse muri iyo domaine ariko twabishaka twabikora nk'umuti kimwe mu bintu njyangiramo n'abantu inama iyo ndi muri terapi hari igihe umuntu ageraho akibagirwa kwishima akibagirwa guseka akibagirwa kandi iyo watangiye kugeraho ni za depression ziba zitangiye kugera ahantu zikomeye igihe hari igihe mbagira inama yo kujya mu gitaramo hambwira wowe urebe ikintu kigushimisha uzi kigufasha ariko uzagende nko mu gitaramo ahantu ku Gitego kwa Gatanu nkunda kubigira abantu ugende wicare bizatangira urakaye
uvuga ute dore abana bo barahazi ntabwo bamara amasaha abiri yego ugatangira usotora abantu dore kiriya nacyo ukuntu kiri kubyina dore uriya ni kida noneho bikarangira nyuma y'amasaha angahe nawe uri guseka urabizi bikarangira uri gukubita nka gutya bikarangira mu kanya nka saa 5 saa 6 mwese mwahagurutse ababizi n'abatabizi kuko gutarama ntago tuba turi aba professionnel ngo tube twarize twese kubyina apfa kubyina abafite ikintu kikoze mu mutwe we ni byiza cyane kandi nanone ikindi kintu umuntu yabikoraho buri ikintu utabonye uri umwana kiragoye ngo kige ukuze ku bantu babikunda nabagira inama yo kubifata bakabishyira mu bana babo aho hantu umunsi wajyanye umwana wawe mu gitaramo nkaho cyangwa se mwicaye mu rugo mugashyiramo indirimbo mukabyina bikaba ibyo mu rugo umwana afite ukuntu azi kwamplifying ibintu nka twebwe mu rugo tuzi ngo twarataramaga bya danje ariko ni ibintu byabaga rimwe na rimwe ariko umwana ntabwo abazi ngo habagaho occasion niyi ko hari igihe twabyinaga bitewe hari ikintu cyatumye abantu bahura ariko abana ntitwabaga tuzi ngo ni iki cyatumye bahura tuzi ngo nyine ngo twarataramaga babaga bamagaye abantu ngo tubyine kandi hari ukuntu babaga bari nko mu yandi ma fundraising cyangwa ibindi bari bushake kuganira ariko babicishije nko mu muco ugasanga harimo n'akantu ko kwiga kuganira kaba karimo gakomeye muri iyo mico harimo kwiga gutebya harimo iyo ukurikije nka message n'ubuhanga bukomeye iyo ubonye nko ku rugamba cyangwa se na kera ukuntu abantu bahanaga message mu ndirimbo agari nk'ibyacu ubyina icyuya kikaza utazi n'ibintu uri kuririmba mu mutwe ntubizi ariko ubu baricaraga kera nihe message usanga harimo n'amazina y'abantu usanga harimo umuntu uri kubwira undi noneho message yatambutse ibyo bindi biragize kubyina uri conscient ya message noneho undi nawe akaza guhimba iyo kumusubiza nayo ikazasohoka ari indirimbo ariko iri gusubiza ya yindi uwo ashaka kubwira ubwo buhanga rero ni tutareba neza buzagenda bushira kandi iyo bushira bira affect umuryango nguma ngaruka yuko bya affect umuryango kuko niba umuryango nta byishimo bibahuza n'ubundi usanga muhuzwa n'ibibazo niba nta tutajya duhuzwa n'ibibazo wazanya ngahe dufite credit minervale y'abana ibibazo bimeze gutya uri yararwaye uri yagize gutya nta na rimwe duhuzwa n'ibyishimo runaka tugiye muri party tugiye kubyina tugiye gusenga dufite igitaramo hanaha dufite ibinibi so ibyo bintu bikaba ubuzima bwacu byakwafecta cyane urugo muri positive way ngayo nguko twige gutarama dukunde gutarama ushobora kudatarama muri kuririmba indirimbo gakondo cyangwa se imbyino gakondo ariko tugatarama twiririmbira indirimbo zo mu gitabo duhimbaza Imana nabyo byadufasha kandi n'umurongo mwiza wo gutarama nayo ni inkera buriya biragufasha kwegera Imana first ndetse kandi biraza no kugufasha gusabana nabi wawe mu rugo mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi dukomeze kubaka wa muryango mwiza uzatugeza ku kubaka igihugu cyacu cyiza cyishimye kandi natwe twishimiye ngiye kugaruka ku indi ngingo iyo nayo n'indi nama dufashe ya gatatu muri iki kiganiro indi ngingo noneho ngiye kugarukaho rero ni ingingo y'ibigezweho uyu munsi ngiye gutinda cyane ku bagore n'abakobwa cyangwa se abamama ingingo y'ibigezeho uyu munsi aho usanga social media irimo navuga ko iri gusa nkaho yangiza byinshi hahantu numva ko ubuzima bwanjye bwose mbayeho kuva mu gitondo mbyutse kugeza ngiye kuryama ngomba kubushyira hanze abantu bakabumenya bakamenya niba ndi umusirimu cyangwa se ntari umusirimu ariko ntawe abikora atashaka kugaragaza ubusirimu bakamenya niba nishimye cyangwa se ntishimye uzasanga ngiye mbona ko ku ruhande rwanjye mbifata nkaho nanone bishobora kuba ari indi nzira ndetse ikomeye yo kumunga umuryango uyu munsi kuri mwebwe nk'abantu mubifata muri mu buzima bwa buri munsi bwo kubaka ingo cyangwa se kugira inama abantu bari mu ngo ibi byo mubibona gute abantu bari gukunda social media cyane ubuzima bwabo bukaba hanze ku buryo buri muntu amenya uko yabyutse n'uko yaryamye ari igihe
iyo ngiye kubivuga muri terme technique nshaka kukubwira ngo bafite uburwayi hari igihe abantu barwara ntitumenye ko barwaye kandi bafite ikindi kibazo kiremereye noneho ugasanga wowe wishinze uriya warwaye ufite ikibazo mu mutwe mu mitekerereze ye nawe ukagira ngo yabaye umusirimu kandi yarwaye yaturembanye nicyo kibazo dufite muri iki gihe aho abantu kubera kubura nyine bya bintu duhuriramo twishimye akagenda akaba mu bibazo bye noneho agahita yumva ashaka gukina abantu mu mutwe agapostinga ibintu bitandukanye n'ubuzima bwe cyangwa se akanabipostinga ari ukuri gusa abashyiraho ukuri ni bake akenshi bashyiraho ibitandukanye n'ibiri ukuri ibigiye gusa n'ibyo bifuza kubamo ariko bitari byo buzima so social media cyangwa ubu buzima buri digitalize n'ubusanzwe habe n'abazungu babikoze birafekta imitekerereze birica cyane nk'ubu iyo ubonye kino kiganiro cyacu cyangwa n'amafoto twifotoza muri iki gihe baraguhanagura bakakugira mwiza noneho wareba ifoto yawe wakwireba muri miroir ukusa ntiwakire icyo kintu ntiwakire kubaho ufite ibiheri cyangwa iminkanyari ukabyitiranya na ya foto yari yaguhanaguye ugahita ugira ikibazo mu mitekerereze undi akareba akabona Jojo yasohokanye n'abashuti be badufotoreye ibiryo bari kurya ambiance bari baradushiraho twa tuntu tumeze gutya we ahantu yicaye muri ghetto agahita avuga ati nsigaye ku isi ngenyine dore abandi bantu kuntu bari kuryoshya akibagirwa ko Jojo ashobora kuba yaricaye imbere ya hambaga kandi mu kanya ariho ararya ibijumba n'imvange ubuzima bwabaye ubusanzwe nicyo kibazo dufite muri iki gihe gikomeye abantu barashaka kwiganana icya kabiri hejuru yo kwiganana harimo no gushaka ko ubuzima buba automatique buba digital kandi ahantu ibintu bigenda uko byashaka kugenda nkaho urugo ari ugukanda buto giye n'umugabo tukisanga turi Copacabana turyamye ku musenyi ntago wumva ukuntu kugira ngo tuzagere kugera Copacabana ku musenyi tuzaba dukoze hafi imyaka yacu yose yo kubaho urishinga umuzungu warebye muri filme yabigezeho yarabiplanifiye buri mushahara akajya kuraho amafaranga yo kujya muri vacances wowe wabirebye uri tuvuga uti aba bantu nibo bantu bahatari utangira ushyireho pressure umugabo wawe usange hari indi couple izi gushyira hanze ubu nicyo kibazo dufite noneho bakashyira hanze akantu bagiye ahantu uyu munsi bakagapostinga kandi wenda bari mu madeni cyangwa bari mu gushwana bari no muri divorce yasorti uri kubona bapostinze wowe ukishinga yuko ngo urabona ko kwa kanaka ngo baherutse ngo Maldives ngo natwe sheri ngo dushobora kujya n'igisenyi ngo no kukibuye hakunanire ngo ugatuma umutwe uri muri competition yo kuvuga ngo natwe tujye hano hana telefone yasohotse niyi urabona kanaka afite telefone ni ikibazo gikomeye dufite muri iki gihe cyuko abantu nibatitonda ngo bavane ibintu biri automatique ubuzima ntago buri automatique nubwo iterambere rizabaho ntago rizigera rikuraho ko umugore atwita amezi 9 ntirizigera rikuraho ko bukira umunsi ukagira amasaha 12-28 amwe y'umwijima andi y'umucyo twigire ku bintu bisanzwe dushyira amaguru hasi tureke kwirukankana n'ibintu biri kwiruka uwakoze uri gusohora izi iPhone ari mu bucuruzi urara udasinziriye ujye mu madeni ngo nukugira ngo ufate ngo last version wicarane last version wicare wataye umutwe ngo kubera ko utambaye griffe kubera ko ubuzima bwawe butari kumpera nka buri abantu benshi tubona bafite ikibazo mu mitekerereze kuruta uko barwaye kuruta uko twe tubibona nk'ibintu bisanzwe wikwishinga abantu barwaye keneye kuvurwa ngo nawe ujye kurwara nkabo ahubwo wari ukwiye gutuza nabo bakazabirambirwa niba ariko navuga hari umuntu ufite indwara yo guhora ahindura imodoka kubera iki ibikomere bye afite abantu ashaka kwemeza ko yageze aho akaba umugabo afite abantu afite ikintu mu mutima we gihora kimubwira ngo ntacyo uzigezaho ngo reka noneho ngo mbereke ko nzakigezaho agahora ahindura imodoka nawe nta gikomere ufite
ubonye yahinduye imodoka ngo hagezweho hybride ushyize ku isoko ugiye gusara usarane na wa wundi. Tureke abarwayi bafata umwanya wo gukira. Hanyuma wowe niba utarwaye setting ubuzima bwawe ala normal, shira ibirenge hasi. Urugo ntabwo ari digital family, digital couple amwe ngo bagira ahantu urumva amafaranga barayashaka kandi bayashaka bakora. Ibaze nko kubona umuntu w'umugore ugenda usabiriza kugira ngo ugeze kuri budget ya last version. Usabye uyu uri gusaba ya minervare y'umwana, uri gusaba yo kuvuza umwana, usaba amafaranga yo kugura last version, uba wanarwaye. Ni ikibazo dufite kubwira abantu muri iki gihe. Nimutume iri terambere ibi bintu byiruka. Urabona ukuntu televiziyo na telecommande ni pafu ibintu byose biragira gutya birahindagurika. Noneho n'ubwonko bw'abantu nabwo nuko buri gushaka gukora. Noneho washaka gukoresha ubuzima gutyo ugasigara urushye, waruha ugasenyuka. Wabwira umugabo uti sheri waretse tugahindura amatelefone, leta kubwira urabona icyo kintu aricyo kintu kihutirwa, ukirirwa warakaye. Duko abana bo kwa kana kabiga kuri iri shuri bavuga icyongereza neza, bavuga igifaransa cyiza, warangiza nawe ukarara udasinziriye kugira ngo ugere kuri rwa rwego. Kandi it's a process. Niba umuntu bamutwita amezi 9 wamubyara mbere yaho akaba premature, akaba ari n'amezi bakubwira ngo mbere yaho yapfa ntiyabaho. Kuki twebwe dushaka gufata ibintu bisaba igihe, bisaba ubwitonzi, bisaba gushyira ibirenge hasi tukitonda. Ibintu byose twe turashaka ibyihuta. Ujya no kwisukisha ukavuga ati nkorera ibintu vuba byihuta. Ujya no kurya ibintu byihuta, inkoko yihuta, kandi ibyo bintu bya vuba ntibiramba. Ntibiramba. Rero birafect ibintu byinshi n'imirire yacu. Izi ndwara uri kubona zirava muri ibyo. Ushaka kurya ibintu uri kubona hariya ku ma publicity. Umuntu wibagiwe ibijumba, wibagiwe ibiryo byacu bya naturel. Abo bazungu batwereka ku mafoto ubo babigura amafaranga menshi wabo, bazi ko ari byo byiza. Wowe ukirirwa aho ngaho urya cya baga, urya cya pizza, ukabaho utajya muri toilette, ukabaho ikirwara cyaza ukumva ko ukatangira kudupostingira uri Faisal, uri muri serum, byose barabiposting muri iki gihe. Icya kabiri, reka gushyira ubuzima bwawe hanze. Ku bafite ibyo baba bakina, hari abantu bacuruza amashusho, abari no mu bucuruzi atarwaye mu mutwe, akaba ari gucururiza hahana ari guposting. Cyangwa se ni muri restaurant ya nyina wabo ari waraposting ibiryo byaho ari mu kazi. Wowe urajya kwishinga wiri gupostinga ubu posting ibiki? Message utanga ni iyihe? Iyo uri gushyira ubuzima bwawe hanze, urashyiraho ijisho ririra, kuba uri kurira urashaka attention. Urumva ni bwa burwayi. Nabuze umuntu mbaza ngo meze nte, reka nze nkwereke nshyireho akantu karira mu bantu 300 400 bandeba barambaza ngo bimeze bite. So usange byose bibaye ibibazo. Ni ibibazo ibintu byose tugenda duhura nabyo, cyangwa se iterambere tugenda tugeraho buri munsi. Hari ibyiza n'ibibi bigenda bidukururira. Nyabuna wibona umuntu apostinze aryamye cyangwa se yishimye ari heza, ngombe ko nawe ugomba gucya uba nkaho yarari, kuko kugira ngo agere hariya hari inzira byamufashe cyangwa se hari cost runaka byamutwaye kugira ngo abanze ahagere. Ntabwo aryama ngo abyuke ariho ari. Nawe rero wirota kugira ngo ubyuke ariho hantu uri, ahubwo kora amaboko mu mufuka, nunagera ku byiza nyine uzabigereho. Ariko nkubwire ko kutwereka uko ubayeho ntacyo bidufasha, nta nicyo bitumariye. Ahubwo wowe make sure ko wishimye, unezerewe, ubimenyane n'abawe. Naho ubundi kubishyira kuri social media, kubipostinga, kubibwira abantu, nibaza ko rwose nibyo tuzabyuka ejo tugasanga abantu batangiye gushyirana hanze. Nubwo mwabonaga ameze kuriya, burya byari byagenze gutya, andi mu imyenda byagenze gutya kugira ngo ajye hariya. Ntabwo ari byo byiza twakwishimira kukubonaho, ahubwo twakwishima kukubona umeze neza cyangwa se unezerewe. Nayo yari indi nama y'umunsi, ryari rindi somo twagombaga guhura naryo uyu munsi. Nibaza ko matwi yumva rwose yamaze kumva. Hanyuma kera hari ikintu cyabagaho, uyu mugani mu kanya navuze ndi kwibuka ariko ndumva uri gushaka kunshaho.
wavugaga ngo amaboko atareshya ntaramukanya. Twakuze twumva ibyo bintu ngo amaboko atareshya ntaramukanya. Wasangaga umubyeyi akubwira gutyo kugira ngo utajya kwifuza kubaho nk'umwana wo kwa runaka. Umwana wo kwa runaka bamutembereje ku cyumweru, nanjye ndashaka papa unjyane. Papa yarakubwaga amaboko atareshya ntaramukanya. Ibyo dushoboye turabikora, ibyo tudashoboye ntibiri bushoboke nyine. Nawe mu rugo rwawe ibishoboka birakorwa, ariko ibidashoboka wishyira ku nkeke umugabo wawe. Siyo nama se buriya? Nawe ntiyishyire ku nkeke. Nawe kandi najye ku nkeke. Umugore wanjye nintamunezeza bazamutwara. Ntabwo ibyo bintu ari ibyo niko mbitekereza, kuko niba umugore waramushatse umukunze nawe akagukunda akemera kuza kubana nawe, kuki wakumva ubundi ko bazamutwara? Akenshi ngira ngo tuhite tunakigarukaho dusa n'abagera ku musozo. Uyu munsi ndabitwara mu ngingo ebyiri. Uyu munsi usanga abagabo bishyize kuri pressure yo kuvuga ati umugore wanjye natagenda mu modoka nziza, nadatunga iPhone igezweho, natambara neza baramuntwara. Ugasanga nabo bahora mu myenda ya buri munsi, bihoza ku nkeke, bagahora kuri pressure y'ubuzima bwo kugira ngo banezeze abagore babo. Rimwe na rimwe bakanibagirwa kunezeza abana babyaye, ahubwo bagahora bari kuri pressure yo kunezeza abagore babo. Nawe agahora ahangayitse yijimye mu maso, kandi nini yijima mu maso nibaza ko atazashimisha uwo bari kumwe. Wa wundi azababona ko amuha ibyo akeneye, ariko umunezero n'ibyishimo ntazawubona. Aba bagabo bo tubabwira iki babayeho kuri pressure yo kunezeza abagore babo mu by'ubutunzi? Urakoze. Nabo bafite ikibazo nka babandi bose twavugaga, kuko amaboko atareshya ntaramukanya biri très vaste, kuko urumva hari igihe babikubwiraga ari ukujya iw'abandi. Ubu ngubu bakaba ushobora kubivuga mu yindi context ivuga ngo urashaka kubana n'abantu mutareshya, ukisodeka kuri Jojo ubayeho mu buzima bwa classe. Abayeho wenda n'umucuruzi, acuruza mu mujyi, afite yinjiza 500 bye by'inyungu ku munsi, wowe uhembwa 500 ukazavanamo bya bindi byose ugashaka kubana na bari. Ni ukuvuga ngo uzavunika, bikagaruka bikaba kubaho ubuzima burenze incomes, birenze ibyo mwinjiza. Uri umugabo ukaba ufite ibifaranga byinshi n'ukuri, ukaba ubona ko kugurira telefone umugore wawe igezweho n'imodoka nziza, ukava kuri pressure. Hari abantu bagira pressure. Umukobwa yarambwiye ati imodoka nziza muri Kigali zose n'iz'abagore, ngo bakobwa ngo bafite ukuntu ngo bagenda ngo bagasambana ngo bakabona imodoka. Ndavuga nti no, ibyo bintu ni ibitekerezo ufite, wibereye nyine mu bitekerezo. Yego. Wambwira kubona umukobwa, hari igihe ukwitana n'umukobwa mwiza yitwara imodoka y'iwabo cyangwa ya musaza we baramutumye, ugahita umva ngo abakobwa b'i Kigali ngo barasambana kugira ngo babone imodoka. Nawe ugiye gusambana, hari igihe utaha nta n'igicuku dufite, nta n'ingorofani, ugasanga urabyishe cyane. Peer pressure ni ikintu gikomeye, ariko kandi nanone abo bagabo nibaza ko atari na benshi babikora ku giti cyabo. Abenshi ni pressure baterwa n'abagore. Kabiri na environment barimo, avuga ati ahantu nkorera cyangwa se bazavuga ngo ndimbwa ko nashoboye gutunga umugore wanjye. Ariko ni ikibazo kimeze nka cya kindi twavugaga kare cyo kutabaho ubuzima bwawe bwo kwiyemeza. Nibaza ko amaboko atareshya ntaramukanya bigeraho ukabikoresha no muri wowe. Gukora birenze ubushobozi bwanjye, kubaho birenze incomes zanjye, ukongera ukibaza ikintu kivuga ngo iki kintu nicyo priorite, icyo kintu kirihutirwa. Ubaye ufite umugore mwiza n'umugabo mwiza mudakunda gukorera ku byo hanze, mukibaza dufite izi projet, mukicara mukaganira, dufite gukora ibi, dufite gukora ibi, dufite gukora ibi, kugira ngo twikureho pressure. Dufite abantu benshi barwaye ama diabete, barwaye ama hypertension, barwaye ibindi birwara bikomeye kubera kugendera kuri pressure. Ubona development iri kugenderaho, ugapanga kubaka inzu ya miliyoni 100 utarinjiza miliyoni 10 n'umunsi n'umwe ku mwaka.
noneho ugatekereza iyo modoka iyo nzu ikaremera muri wowe ku buryo no kwica umuntu no kwiba wabikora kugira ngo ugere kuri iryo terambere. Umuntu amaboko atareshya muri we yananiwe kuramukanya, ntabwo wavugana neza n'umugore wawe, ntabwo wavugana neza n'abana bawe. Ni hahandi umwana atahana amanota makeya wakwibuka ishuri wihanitse ujya kumushyiraho ukamukubita nk'uwica inzoka, cyangwa ukamubwira amagambo aremereye mw'abana mwe muri iki gihe, cyangwa ukamujyana ku ishuri umucyurira ibintu byinshi kubera yuko umwana akageraho. Hari abana bakubwira bati ngiye wampa kugenda n'amaguru kugira ngo ngende mu modoka ya papa, agenda kubwira ibintu ukibaza kubera iki? Papa arananiwe, ari warakorera kuri pressure y'iterambere ryo hejuru. We na mama baraye bapanga imishinga yanga kuzura, none abana bari kugenda bumva ayo matiku y'iminaniro yanyu. Abo ba papa twababwira iterambere, aya mazu mubona tuzayasiga, wapfa nonaha ugasiga bari kubaka. Dufite amazu, ejo nazenganira n'umuntu turi guca hano munsi mu Gasharu, nambwira ni reba ziriya nzu z'ibiti za kera, inzu za kera zo muri nka 80 zigihari. Umuntu wayubatse yarazi ko aciye ibiti n'amabuye, azi ko yemeje quartier, wenda wasanga yaramaze no kuyubaka baramuroga arapfa. None uyu munsi reba kuri iriya nzu ari nyakatsi, izindi zaje hano. Ibyo bisobanura iki? Bisobanura ngo wikwishyira kuri pressure iyo ari yo yose. Intego y'ubuzima yaba umugabo yaba umugore, icyambere ugomba kubaho. Icyo nicyo kintu uharanira. Noneho ubeho uhereye hasi ugenda uzamuka, kandi uzamuke buhoro. Ntago mvuze ngo ntidukore, ariko kandi nanone ntukora amasaha arenze ayo gukorwa, kuko ntabwo kubura ibitotsi kwawe no kurara uhagaze no kugurira umugore wawe. Ubundi iyo watangiye izo pressure yo kuvuga ngo ni nta mugore iPhone baramujyana, ahubwo bamujyana afite iPhone. Noneho sasa akajyanwa n'abari kuri iyo level ya iPhone nziza cyangwa iyo modoka nziza, bikaba byanamutera. Ubundi kera muri philosophy zisanzwe hari level umuntu avaho ibintu bigomba kugenda buhoro. Nk'umuntu ushobora uyu munsi wa none kumuhindurira ubuzima danko, ugahita unkubita imodoka ya Range Rover, ukankubita last version, ukanshyira mu nzu nziza, mu munota umwe mbanza gustragolinga kumenyera ubwo buzima. Mbundi muntu nibyo byibyo ubona abantu bapostinga basaze, ntago aramenyera ubwo buzima. Niko gundura igisukari ukumva isukari ukanywera rimwe, none ukazayigabanyirizwa na muganga akubwira ati saa 4, cyangwa wananiwe kuryama ku neza uri kuryamishwa n'akanini ka Vendezera. Akanini ugomba kunywa ku isaha runaka uri mu rugo kugira ngo usinzire. Wananiwe kwishyira ku murongo, uzashyirwa ku murongo n'imiti. So ibyo bintu rero tureke pressure. Burya kubana kwiza mu rugo n'umugabo n'umugore, nuko mwumvikana uburyo mugiye kubana, ntago ari ibintu mutunze. Yaguca inyuma muri n'abakene pe, simba uvugira ubukene buragatsindwa ngo nibwo bwatuma mubana neza. Ubukene ufite ingeso, ugira ingeso y'inkene ukayikeneramo. Wakira wari ufite ingeso ugakirana na ya ngeso, noneho ukazamura iyindi version y'izindi comportement. Niba wari umwiyemezi w'umukene cyangwa wicishaga bugufi twagira ngo ucishije bugufi, kandi ucishijwe bugufi nibihe, iyo ubonye akantu nibwo tukubona neza. Batangira kujya kwifotorera muri miroir kugira ngo babone amajisho ya telefone ufite, agahita ugati nkira buherizira. So ni bisanzwe abantu bakira bitandukanye. Ndi kwiga nawe wiga, twese turi ku masomo hano ku isi, twese tuba turi ku masomo, ariko turi gusoza ingingo ya nyuma rero tugiye kurebaho muri aka kanya duhita dusoza. Ariko nkubwira ko ngushimira ko ukomeza kudukurikira, kandi no gukurikira isimbi rya Yesu twe tubigiraho n'umugisha, kuko tubikuramo inama nziza zitwubakira imiryango ndetse n'igihugu muri rusange. Ngushimira kandi ko wemeye kuzaza kubana natwe mu Nyamibwa ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu muri BK Arena. Igitaramo kizaba cyitwa inkuru ya 30. Tuzaba tuje kubabarira inkuru nyine, ni byinshi tuzababwira mu buryo bw'umukino, mu mbyino nziza, kandi mukarushaho kwishima. Tuzinjirira ubuntu
numvaga ari kera mu kwa gatatu amatike mbere yaho cyangwa uwo munsi mbere yaho hari uburyo hari ikintu tuzatunganya kuri tuti jojo tiba bazatsindira amatike ese buriya muri ziriya ntebe tuzabyina gute wana hari hasi harimo tuzatuva hejuru tuze kubyinira ariko harimo akanya buriya muri arena haba mu mwanya hagati y'intebe n'indi cyangwa muzabyine mwenyine twe twicara ntabwo twakwicara tuzabanezeza nkubwira kandi ko muri iyi minsi ya Saint Valentin twari turi muri promotion muri Imagination Studio aho tugufotora couple twari twagabanyijeho 50% ntibirarangira bizarangira ku itariki 15 nyabona ngwino tugufotorane na couple yawe mwishime mugire ibi memory muzibuka mufashijwemo na Imagination Studio ariko na nyuma yaho tuzakomeza dukorane hanyuma ingingo ya nyuma isimbi tugiye kurebaho ni y'abantu bubaka ingo nibanze kuri carrière yawe kubera ko nyine n'ubundi biraza bigahura n'umuco wacu abantu bubaka ingo ari umusore cyangwa se yari inkumi hari abantu bagendanaga yari umusore hari abantu bagendanaga yagera mu rugo ntiyumve ko yahinduye icyiciro cyo kubamo agatangira kwitwara nka kwa kundi twaraga ari umusore byo nta ngaruka bishobora kuba byagera ku muryango murakoze n'ubundi kubaka urugo si ikigiye gusa na kera bifata igihe iyo umuntu ahinduye ubuzima habe no kujya muri interna cyangwa se uri umwana ukajya kuba umwangavu kuva mu cyiciro cy'ubwangavu ujya kuba mukuru hari ukuntu utinda gato ubwonko bwawe n'imitekerereze bitinda kwimuka ngo bijye hahandi wagiye ni ibisanzwe biri na normal kuba umuhungu n'umukobwa nubwo tuba twarahiye ku idarapo tukarahirira rimwe twese ngo tugiye kuba umugabo ngiye kuba umugore bifata igihe ibiri kimwe mu nama tujya tugira abantu kuba umuntu yabaye umugabo bifata igihe kugira ngo yumvemo ubugabo hari igihe aba ari umugabo w'umuhungu ikibi ni igihe bitinze ariko ntabwo ako kanya yahita ahindura inshuti yahita ahindura imitekerereze hari ibihe bigenda bimufasha guhinduka mukiri abajene mariye mwagira gutya mukabona abana responsabilité zitangira kwiyongera nyine ugenda wiyomora buhoro buhoro ariko ntago wamubwira uyu munsi ngo uriki inshuti zawe hari igihe madame ahamagara akavuga ati siko nibutse ko mfite umugore kandi ntaye kureba madame akagira igihe peer pressure abantu bamubwira ati wowe uritaba umugore ave nyine ingaruka zigenda zibamo bitewe n'ukuntu umuntu ateye ariko c'est normal ko nawe uri umukobwa ngendibuka ko najyaga nibagirwa naho ndi butahe ngashiduka ntaje kwa sister nkavuga yo muziko narije Kimirongo kandi nta inyamira nta Ikanombe niho twari cyangwa ari n'igihe nigeze no kwibagirwa iwanjye nabwo harya dutaha yesheri harya handi so it take time bifata igihe kugira ngo umuntu abimenyere abagore wenda nuko twebwe tuba tuzi no gukabiriza ibintu ariko nubwo tuba twigira nkaho wabaye umugore wabishoboye ariko mu mutwe wawe bifata ni process hanyuma wagira imana ugatwita urumva amahormone y'ubye atangira kuza hari ibintu byinshi uri umugore bituma kuba umugore byihuta kurusha umugabo rero nawe ni gake gake bigenda biza hatagira umuntu urara adasinziriye ngo ngiye umugabo wanjye cyangwa n'uwo mugabo abimenye ko process ikibi ni ugutinda ukaba umuhungu w'umugabo umwaka ugashira 2 3 4 5 ukarinda usaza ucyakitinga nk'umuseribateri kuba umujene twese turabishaka nushaka kugira imyaka 100 ariko wakitinge nk'umujene ariko nanone ni wakitinge nk'umuseribateri kandi uri umuntu uri mu rugo umenye inshingano umenye responsabilité zawe ubikore niba bishoboka ko wajya wirirwa muri abo bagabo warangiza ukamenya no kuzuza inshingano zawe uzabikore ariko akenshi ntago bishoboka amasaha wabaguri hanze ugomba kumenya ko hari undi muntu musigaye mupartage ubuzima mu masaha yawe wigengagamo hari undi muntu ugukeneyemo hari ahandi hantu ukenewe ibyo bintu rero bivata umwanya kugira ngo umuntu abyishyiremo kenshi hari n'abadivorce batarabimenya akananirwa urugo kubera iki yubakaga nk'umuhungu
kandi kubera ko cerveau ye na comportement ye byari bitaraba ibigabo ngo yemere gushyira ubundi muntu mu buzima bwe. Ibyo byo kurahira, ibyo byo kuvanga umutungo mu mpapuro birihuta ibintu byinshi, ariko kugira ngo muhuze wumve ko hari umuntu waje mu buzima bwawe uri bubwire njye nashidukaga nigiriye mu mujyi n'ubu hari igihe bijya bimbaho nkibagirwa ko hari umuntu nagombaga ku updating akampamagara ngo yes nibagiye kukubwira nagiye. Urumva rero aho ni wavudu conflict kubera iki utambwiye wigira umugabo cyane cyangwa wigira umugore wa cyane. So bibaho ko umuntu ya agomba kubaho ubuzima bwe gusa kibuka ko hari undi muntu wabujemo, ariko ntubigire big deal ngo nuko umuntu yatinze bimwe byacu ugatangira kuvuga ngo ariko ujye umenya ko uri umuntu w'umugabo kuki udataha izi saha. Iyo wibukije umugabo ko ari umugabo kaba kabaye. Yes, Isimbi turakwifuriza kugira amahirwe n'imigisha, turakwifuriza kubana n'Imana, turakwifuriza kandi kuba uwishimirwa na bose abagukurikira, ababana nawe, abagukunda, umuryango wawe, papa w'abana ndetse n'abana muri rusange. Imana ibe mu rugo rwanyu kandi Imana ihe umugisha amaboko yanyu n'ibyo mukora, mufasha benshi muri iyi si batandukanye mu kubaka umuryango mwiza n'urugo rwiza. Rero Imana izabikwibukire iguha umugisha kandi nukuri irusheho guteza imbere urugo rwawe na gahunda zawe mukora muri za buri munsi. Tubashimira kandi ko mwemeye kubana natwe mukemera kuduha umwanya wo kuganira namwe. Yes, mwakoze kubana natwe gatanuko kandi mwakoze kandi kwishimira ibyacu, mukomeze mubyumve mu bihe n'abandi babikunde babyumve, kuko niba byakugiriye umumaro ni byiza ko n'abandi bagukurikira cyangwa se inshuti zawe, abavandimwe bawe n'umuryango bawe nabo barushaho kwishima. Mubwira ko yari Tuti Jojo TV Imagination Nature Studio, niho dukorera, turi kumwe na Elise kuri kamera, niwe duhora turi kumwe. Mwakoze cyane namwe abo ku Isimbi rya Yesu TV, tubashimire ngo ni my family my first ministry. Nukuri ni igisigo cyiza cyane wabahitiyemo. Mwakoze cyane.